yishyura uri hano ni district ya Tony Rodin ni ku musaza yitwa Rodin ubu turi kwibaza nimba uri buze kuvuga nk'umugabo cyangwa uri buze kwiriza ubwo turi buze tuba kujyanya ahantu habi cyane mu gihe njyewe ndifuza kubona umuntu nkawe amara igihe kinini ariho ariko byibura amenyo yawe utakiyafite sinzi uri we cyangwa se icyo ushaka guhitamo gusa uno mugabo Rodin ni umuntu mwiza mu gihe ngiye numva nakugirira nabi we ni umuntu mwiza turagira ngo dufashe ntudutinze mu manza zizatugora kuko ibyo nibyo byatuma ufungwa igihe kinini wemera icyaha andika mu rupapuro na bike ngo yandike yemera icyaha atabaruhije umugabo nawe afata urupapuro yandike kuko nimba icyaha yagikoza cyemera mu masaha 16 niwe detective urenze utumye umugezi wa nabi yemera icyaha byihuse pe yarebye ibyo umugabo yanditse ku rupapuro ibyo ni ibicyo wanditse umugabo sinzi ibyo yanditse umugabo yaranditse gusa uyu mugabo ntago ari we warashe yaranditse ngo munshakire Jack Richa uyu mugabo afasha nubwo ibintu byose bimenyetso byose wabisanze we ntago ari we warashe twamwiboneye Jack Richa bavuga ngo dushake ntago tuzigiye fuki nta perimagira nta uzana tuye muri iyi minsi umugabo aramandikiye ngo munzanire Jack Richa baramubeshyira ntago ari we warashe twamubonye umugabo nta credit card akoresha nta email nta kintu kimwe akoresha bavuze ngo